benshi batiyarambiranye gusa gatandatu wabaye ijoro rya mbere ry'agahibuzo kuri Murindahabi nagiye kurara atifumbase wenyine kuko yamaze kushakana n'urubavu rwe ni kuzeri Irene bari bamaze kinini bakundana. Ni ibirori byabereye mu ntare Arena ku Gisozi byitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye birimo n'abamwambariye barimo inshuti y'amagara Philipita hakaza Roki Kimomo, Chris Easy, Junior Rumaga ndetse na Mahoro Nasiri hakaza ibindi byamamare byo bitandukanye birimo Maria Yohani, Fari Merci, Bamuriki Edouard ndetse kandi na Bruce Melody wabasurikije mu buryo bwo kubaririmbira. Ibirori kandi ntabwo byagaragayemo Vestina ndetse na Dorcas. Murindahabi yahoze amanaginga gusa byitabiriwe n'umugabo wa Vestina ari Idrissa Odrago. Atiteye ko byavuzweho bombi uko bahuze mu rukundo. Aisha n'umwe mu bageni Impano kuri uyu muryango w'aba bombi, umwana muto cyane n'umukobwa wa Murindahabi benshi batari bazi ko afite, yatunguye benshi ubwo yaza kwifuriza urugo ruhire kuri papa wiwe. Nugenda kandi subscribe, like, share ndetse na comment ni ingenzi kuri ingere. Ikibazo mbaza mubona Seburikoko, King James na Philipita rabo dukwiriye gukomeza gutegereza cyangwa ntacyo bazibwira. Hagati aho congratulation kuri Murindahabi nta gushidikanya ko buno ari umwe mu kwibwiza bwarabayeho mu mateka ya hano mu Rwanda. Nk'ibisanzwe nitwa Journalist Jibrus Vista. Ciao ciao. Ambitse iyi mpeta imbere y'itorero ndetse n'imbere y'Imana ikimenyetso cyo kuzagukunda